Nongeye kubakira kuri YouTube channel yacu, nizere ko mumeze neza. Uyu mwanya ngiye kubigisha uburyo umuntu ashobora gukora rwagihuta ye ikaba nini kandi ikagira imbaraga igakomera. Uyu munsi rero turakoresha ingredient ebyiri cyangwa se ibintu bibiri gusa. Turakoresha iyi vaseline cyangwa se amavuta ya vaseline, amavuta ya vaseline ariko itari iy'abana. Hanyuma dukoreshe na oil cyangwa se amavuta y'amazi, niko nabyita. Amavuta y'amazi ariyo yose wabona, yaba ari olive oil cyangwa amavuta ya elayo, amavuta ya castor oil, ayo ariyo yose yagufasha, cyangwa se na coconut. Icyo rero ukora nta kindi, ufata ya vaseline yawe ugakuraho akantu gatoya cyane, ukagashyira ahantu uri buvangire ushaka. Yes, warangiza ugatonyangirizamo kuri ya mavuta makeya y'amazi, olive oil cyangwa castor oil cyangwa amavuta y'amagaja. Amavuta y'amagaja yitwa castor oil mu cyongereza, cyangwa amagaja. Warangiza ukabivanga neza, bikivanga neza ku buryo ya vaseline yoroha. Iyo imaze koroha neza, urabibona biroroshye. Warangiza ukajya uyisiga neza kuri rwagihuta, buhoro buhoro hose. Wamara gusiga hose ukagenda umasa gahoro gahoro, ugakurura usa nk'ujyana imbere gahoro gahoro. Nk'uko mubizi, umubiri w'umuntu mu busanzwe urakweduka. Niyo mpamvu rero n'ibi nabyo bigufasha. Iyo uri gukurura umubiri wawe urasa nk'ukwedutse, kandi ukagira imbaraga, kubera ko massage nk'uko mubizi, abantu bakora massage barabizi. Nk'ahantu wenda nk'umubiri udafite urugingo rumeze neza, nk'abantu babaye pararize, nicyo kintu babakorera kugira ngo umubiri wongere ugarure imbaraga. Nawe rero kugira ngo umubiri wawe wongere ugire imbaraga, wongere ukore hariya hantu, wongere hakore neza, nicyo ukora. Ukabikora byibura buri munsi, ukabikora nk'umuti, ukabikora icyumweru byibura. Mu minsi 7 waba wamaze kubona resultat. Ubwo rero ndibaza ko ikindi ugomba gukora siporo kugira ngo umubiri wawe muri rusange ugire imbaraga. Murakoze cyane rero, nizere ko mufashijwe n'iri somo. Niba hari igitekerezo ufite wakiduha tukazakigarukaho ubutaha. Niba hari icyifuzo ufite cyangwa niba hari experience kuri iki kintu cyafasha bagenzi bawe kugira ngo nabo bagire rwagihuta zisa nkaho ari nini bishimiye, byaba byiza ubabwiye, ukabasangisha icyo gitekerezo muri comment section. Ikindi nakubwira ni uko umuntu aba agomba kunyurwa n'umubiri Imana yamuhaye. Gusa nyine aba ari uburwayi bugomba kugana muganga, kandi mbere y'uko ukora ibi ngibi ugomba kubanza kugana muganga ukareba niba nta kibazo kindi ufite. Hanyuma wasanga nta kindi kibazo ufite, akaba ari bwo ubasha gukoresha ubu buryo bwacu. Mujya mubibona iyo mukora amasiporo,
usanga akenshi iyo ukora siporo ingingo zawe zaguka, amaboko akaba manini, igituza kikaba kinini, hakaba hari ibice biba binini, hakaba n'ibice biba bitoya bitewe n'ubwoko bwa siporo wakoze. Nkaba rero nababwira ngo namwe ibi mwabigerageza bizabafasha gutuma ruriya rugingo rwanyu ruba runini kandi rukagira imbaraga. Mbashimiye rero cyane kuba mwahisemo gukurikira YouTube channel yacu ya The Image. Mugire icyumweru cyiza. Mwari kumwe nanjye Faustine. Bye bye.